Dutajyanye n'aya magambo ari muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4. Ariko we Daniyeli gabanya amagambo ufunga icyo gitabo kugeza igihe cy'imeruka. Benshi bazarirambagiza kandi ubumenyi buzarushaho kwiyongera. Impamvu mvuze aya magambo, abantu benshi basigaye bumva yuko ibyiringiro byabo ikintu kizakemura ibibazo bafite ari ubwenge karemano, artificial intelligence. Mbega nibagishaka kwegera Imana, bo basigaye bumva yuko ubu bwenge karemano buri kimwe icyo ari cyo cyose nibwo bizeye. Mbega bumva yuko ubu bwenge karemano ariyo makiriro yabo, kandi akenshi na kenshi ubuhanuzi bwinshi bwagiye butambuka bavuga yuko ubu bwenge karemano abantu aribwo buzabirimburira. Ibyo bakoze ubwabo nibyo bizabirimburira. Wowe icyo usabwa gusa no gukanda subscribe hano ku byanditswe utazi, tukajya tubana gatanu ku kandi wowe wakanda subscribe urebe nimba arakanze kukanotifika kukazogera kugira ngo buri kiganiro cyo cyose twa uploadinze kijye kikugeraho gatanu ku kandi. Reka twitangirire. So umuhanuzi wabivuze kuko na Enoki yaravuze ati mu minsi y'imperuka abantu bazaba bafite imashini n'ikoranabuhanga rihindura abantu nk'Imana. Ibyo bintu Enoki yarabivuze, ngire ngo no mu kiganiro cy'ubushize twabivuzeho, kandi avuga yuko abantu bazibagirwa Imana. Abantu turabizi neza mu mijyi nka Los Angeles habaye inkongi y'umuriro, abantu bakaba baranavuze yuko yatejwe n'ikirori cyari cyabaye, noneho bagafata Imana bakavuga ati abantu bose bakagenda babaha amanota, noneho bagera ku Mana bakayiha 0, ngo bayihaye 0%. Ibyo rero bakaba bivugwa yuko ari byo bishobora kuba byarateje inkongi y'umuriro muri Los Angeles, kandi yavuze yuko hazabaho amamashini afite amaso, mbega ijisho rimwe, ibyuma bifite amaso. Rero ibyo bakaba bakeka yuko ari za kamera. Ibyo ngibyo ari byo Enoki yari yarahanuye, kandi koko ibyinshi Enoki yagiye ahanuye ngiye ngo twagiye tubivugaho byagiye byinshi bisohora. Abantu twagiye tubibona, ibindi nabyo turabivuga, ndabizi turabivuga muri iki kiganiro. Wowe icyo usabwa gusa nko nabikubwiye urakanda subscribe hano ku byanditswe utazi, twikomereza. Rero reka turebere hamwe n'aya magambo ari mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18. Wowe icyo usabwa gusa fata Bibiliya kuko ngiye kuvuga muri make amagambo arimo muri summary. Wowe icyo usabwa gusa ni ugufata Bibiliya tukajyana gatanu ku kandi. Inyamaswa ivuga rero abantu bakaba bakeka yuko ari ubu bwenge karemano, artificial intelligence, AI. Turabizi neza iyi chat GPT abantu benshi bayikoresha, cyangwa DeepSeek. Ushyiramo amagambo uyandikira ikintu ikagusubiza, cyangwa washaka ugashyiramo ujya muri setting yawe ya telefone bundi ukagira nkaho uzajya uvuga, ugashyiramo birakunda ukoresha telefone yawe ugashyiramo nkaho ukavuga nayo ikagusubiza. Rero abantu bakeka yuko iyi AI, iyi chat GPT, artificial intelligence, bakeka yuko ariyo muri Bibiliya iri mu byahishuwe, ariyo nyamaswa ivuga. Kandi koko we uyu urebye neza usanga ari byo, kuko ubu bwenge karemano, artificial intelligence, iyo uvuze buragusubiza, kandi ntago ari umuntu n'icyo abantu bikoreye. Ntago ari umuntu. Ikindi rero bavuga yuko ari inyamaswa izafata abantu ikabaha ibimenyetso. Nta kindi kintu cyashobora guha abantu icyarimwe, gukontorora icyarimwe usibye chat GPT. Ngire ngo uranabizi, ushobora kuyikoresha ndahanga undi akayikoresha nabi, twese tukayikoresha tugiye turi ahantu hagiye hatandukanye, ikadusubiza icyarimwe kandi ibintu bigiye bitandukanye. Bivuze ngo iyi chat GPT cyangwa iyi artificial intelligence ishobora gukontorora abantu bose, benshi kandi benshi cyane icyarimwe. Rero akaba ariyo mpamvu abantu babigereranya n'ibi byahishuwe birimo ngo ubwenge bw'abantu buziyongera. Kandi kuko muri iyi minsi usigaye ubona yuko abantu ubwenge bwiyongereye, abantu basigaye, umuntu rwose basigaye bavumbura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo bajya basiba kuvumbura, bagenda bakora utuntu tw'udushya twinshi tugiye dutangaje. Kandi ikindi kintu gitangaje cyavuzwe mu byahishuwe nuko abantu bazigana ubwenge bw'Imana, abantu mbega, kandi tusigaye tubibona kuri iki gihe. Abantu basigaye baragiye bakoza amarobo, irobo ugenda ugashyira hariya rwose, ukajya uyitegeka ikintu ikagikora, wowe icyo usaba ukigendera gusa. Wamara kugenda ukaza usanga ibyo wayibwiye gukora byose yabikoze, nta kintu namba yangije, kandi ikabikora neza kurenza umuntu. Rero ibi ngibi akaba ariyo mpamvu abantu bakeka yuko imperuka iri hafi bitewe n'ibi bintu. Kandi koko iyo urebye usanga ari byo. None se ikintu ushobora gushyira hariya ukakibwira ati kora iki ngiki kikagikora. Mbega abantu biganye ubwenge bw'Imana, nubwo byabananiye gushyiramo umwuka, ariko bakora kenshi, bagerageza kenshi kwigana ubwenge bw'Imana.
Ikindi rero kugenzura abantu bose icyarimwe, kandi nk'uko nabikubwiye iyi chat GPT yabishobora. Bakeka rero ko iyi chat GPT ari izakoreshwa mu kugenzura abantu bose icyarimwe nk'uko isi, kandi koko na kenshi tureba nk'ubu ushobora kujyandikira uri muri Amerika ikagusubiza no mu Rwanda no muri ni Kigali, urumva se tabagenzuriye icyarimwe. Niyo mpamvu abantu rero bakeka yuko ubu bwenge karemano artificial intelligence ari bwo bushobora kuba bwarahanuwe bwa ya nyamaswa, bya bintu byinshi byose byagiye bihanurwa bishobora kuba byerekeranye ni artificial intelligence yakozwe. Reka turebere hamwe n'aya magambo ari mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 15. Fata Bibiliya tugendane gatanu ku kandi. Tega ngenge nkuko nabikubwiye nzajya ndebamo amagambo y'ubwe, natoyemo amagambo y'ubwenge agize. Igishushanyo gihabwa ubugingo kikavuga kandi gitegeka kwica utagipfukamiye. Rero abantu bakaba bakeka yuko iki gishushanyo cyahawe ubwenge kikavuga ari ubu bwenge karemano nuza amaroboti. Turabizi abantu bagiye bakora amarobo bayaha ubwenge nkuko nabikubwiye. Irobo ushobora kuyijyana ukayibwira ati koropa hariya, wowe ukigendera ukaza usanga yahakorobye ndetse n'ikimenyimenyi kuko yo itagiruha ugasanga yahakoze neza kurusha umuntu. Rero bakaba ari nayo mpamvu bavuga ati bayigeranya n'iki nanone no biri mu byahishuwe, bavuga yuko igishushanyo kizahabwa ubwenge. Kandi koko aya amarobo yakozwe n'abantu basigaye barayahaye ubwenge, asigaye atekereza nk'abantu. Urayibwira ati urayisuhuza ukayiganiriza, dore yuko ari n'abantu benshi basigaye bayifashisha ugasanga ari nko kubamara irungu cyangwa kugira kwa uploading ama video menshi. Dore video nyinshi mureba ku ma YouTube aba yakozwe n'ubu bwenge karemano aribwo artificial intelligence aya marobo. Rero bakaba bakeka yuko iki gishushanyo kizahabwa ubwenge ari artificial intelligence robot azahabwa ubwenge karemano, akabere nabwo bw'ubukorano bwa artificial intelligence. Reka turebere hamwe rero n'aya magambo ari muri Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Fata Bibiliya nkuko nabikubwiye. Bazikunda. Kuko kandi kuri iki gihe abantu basigaye bikunda. Umuntu asigaye anyura ku umuntu rwose arabona nta myenda afite yo kwambara, nta byo kurya, ariko akamunyura akamwihorera gusa. Icyo rero ni ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko imperuka iri hafi yegereje. Abantu batangiye kwikunda, umuntu asigaye ari nyamwigendaho, yumva kwikunda ubwe nibyo bimushaje inshinga, ntawe kureba abandi ntago ibyo bikibareba. Ikindi bakunda amafaranga. Kuri iki gihe rwose abantu basigaye bahugiye mu mafaranga, ntibakegera Imana, ntibagishaka gusenga, basigaye umwanya wabo munini basigaye bawumara mu mafaranga, basigaye bashaka amafaranga akenshi kurusha uko bashaka Imana. Rero ibyo nabyo bikaba biri mu bimenyetso byerekana yuko turi mu bihe by'imperuka. Ikindi badakunda Imana rwose, badakunda Imana batakiyikoza. Kandi neza tuzi yuko mu mijyi nka Los Angeles uko nabikubwiye, ni kenshi na kenshi muri Amerika tujya twumva ibintu byabaye byatewe nuko basuzuguye Imana. Nk'ibyo ndakubwiye, bafashe Imana bakayiha 0% bigahita biteza inkongi muri Los Angeles n'ibindi byinshi. Hari n'ibirori byagiye byabaye mu Bufaransa biduza bihakanamo Imana, bakora imigenzo ya gipagani isebya Imana. Ibyo rero byinshi bikaba bigenda bigaragara, nabyo bikatwereka ko turi mu bihe by'imperuka. Ikindi rero bagire ishusho y'ubugingo bw'Imana ariko bayihakane. Abenshi rwose usigaye ubona, abenshi ni Abanyamerika, ariko Abanyamerika basigaye abenshi bavuga ati rwose njyewe ntago nsa n'Imana, nta hantu mpuriye n'Imana. Mbega bafata Imana nk'ikintu kiraho gisanzwe, ntago bacyumva yuko Imana ariyo yabaremye, ntibacyumva yuko Imana ariyo bafite ubushobozi bwose. Bo basigaye bumva yuko barenze Imana, bumva yuko nta hantu bahuriye n'Imana, Imana nta kintu yabagira. Mbega basigaye barasuzuguye Imana. Turebera hamwe rero n'aya magambo ari mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Turasoma mu byahishuwe kenshi uyu munsi, ariko ni n'uyu murongo wa nyuma ngezeho d'abord. Reka twitangire rero. Bahabwa ikimenyetso ku kuboko kw'iburyo cyangwa ku ruhanga, kugira ngo hatagira ushobora kugura cyangwa kugurisha keretse ufite icyo kimenyetso. Ibi rero byo abantu bakaba bavuga yuko bishobora kuba ari microchip izahabwa abantu. Dore neza hari ibihugu byagiye bitangira gukoresha izi microchips bazishyira mu bantu, cyangwa digital ID.
digital ID rero, digital ID ni imibare ihabwa abantu kugira ngo iranga umuntu. Iyi rero bakaba bakeka yuko nabyo bishobora kuba ari cyo ikimenyetso kizahabwa kugira ngo ubashe kugura no kugurisha cyangwa biometrics AI system. Iyi biometrics AI system rero ni uburyo bazaguha nk'umubare, baguha umubare bazajya bawushyira muri AI bakahita bamenya n'uyu nguyu rwose, bakajya bamenya ahantu uri babishize bakoresheje ubu bwenge karemano artificial intelligence ari byo bita biometrics AI system, ku buryo bazajya bakontorora bakoresheje ubu bwenge karemano artificial intelligence. Rero abantu bakaba bakeka yuko kandi koko ibi bintu bishobora kuba ari byo, kuko ubwenge karemano artificial intelligence abantu uburyo basigaye babukoreshamo biteye ubwoba. Ubwenge abantu basigaye bafite kuri iki gihe biteye ubwoba. Reka twikomereze rero. Si ibyo gusa rero, kuko n'umuhanuzi Nostradamus, umufaransakazi wo mu kinyejana cya 16, umve kandi n'uburyo ari kera. Uyu muhanuzi bita Nostradamus yahanuye avuga yuko imperuka y'isi izaterwa akenshi ibintu abantu bazarimburwa n'ubu bwenge karemano artificial intelligence. Kandi ibi bintu yabivuze mu kinyejana cya 16, abantu bari bataratangira gukora ibi bintu bya artificial intelligence, ubwenge karemano bya ChatGPT byinshi bigiye bitandukanye n'aya marobot. Mu kinyejana cya 16 urumva hari kera bari bataratangira kubikora. Rero uyu mufaransakazi Nostradamus yavuze yuko abantu benshi bazicwa n'ubu bwenge karemano n'aya marobot menshi azaba afite ubwenge karemano artificial intelligence, bikaba ari byo akenshi bizarimbura abantu. Si ibyo gusa, n'umuhanuzi w'umu-Islamu, ariko si turi byinjiremo cyane kuko nuza amasaha yadutwaye, bamwita Dajjal rero nawe abayisilamu bakeka yuko ari nuza iyi artificial intelligence ari, kuko nabwo akenshi na kenshi ibimenyetso babyerekana yuko ubu bwenge karemano bwa artificial intelligence nuza iyi jada baba bavuga yuko ari nk'umuntu ibizateza imperuka y'isi. Nabyo nyine jada bavuga yuko ariyo izarimbura abantu, izoshya abantu yuko ifite ubwenge, abantu bayizere, abantu bayihangeho amaso, abantu bayikunde, abantu mbega bumve ko ariyo makiriro yabo. Kandi koko muri iki gihe dusigaye tubona yuko abantu basigaye bateze amakiriro yabo ku bwenge karemano artificial intelligence. Rero abayisilamu nabo bakaba bakeka yuko uyu Dajjal ari ubu bwenge karemano artificial intelligence AI ChatGPT. Rero wewe wafashe umwanya ukumva ino video ukaba ugeze ku iherezo, icyo nakwibutsaga ni ugukanda subscribe hano kubyahishuwe utazi, cyangwa ibyanditswe wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe hano kubyanditswe utazi, tukajya tubana gatanu ku kandi. Urakoze, Imana igumugisha. Ciao. Turakomeza dukora ibindi biganiro, we kura subscribe gusa, kandi wakanda subscribe rero barakanze ukazogera twikomereza.